Onti TV. Mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza. Iyi ni Onti TV. Rero n'umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko akaba yatubereye umutumirwa kuri uno munsi ariho haje kumurikwa impano muri Yego Talent. Hari byinshi rero tujya twibaza, tugira program bita Yes Fact, ni programme y'urubyiruko ku bana cyane cyane bakiri youth baterwa inda z'imburagihe n'inda zitateguwe. Tujya tugira bimwe mu bibazo rero tugenda tubaza bamwe mu bayobozi bayobora bino bigo by'urubyiruko, kuko nibo bagenda bahura n'imico igiye itandukanye. Rero niyo mpamvu tugiye gutangira tumwakira kugira ngo twibwire, kugira tuze gukomezanya muri kino kiganiro. Mwiriwe neza. Arakoze cyane. Rero reka atangire yivuga amazina ye kugira ngo dukomezanye. Murakoze. Amazina yanjye ni Mungwara Karamado Gracias, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo cy'urubyiruko Yego Center Kabuga ukorera mu karere ka Gasabo. Ndumva ari ibigo bimaze kumenyekana kuko muri buri karere byibuze harimo ikigo kimwe nk'iki. Rero muri Yes Fact hari ibibazo tujya twibaza. Hari ikibazo cya mbere, urubyiruko muri no minsi akenshi rukunda kwibaza yuko ruzashaka umugabo ufite amafaranga cyangwa n'umusore akumva ko azashaka umugore ufite amafaranga. Noneho twebwe twabireba muri Yes Fact tugasanga bigenda bikurura inda zitateguwe cyangwa n'indi mico yo hanze igenda ikomeza kugenda yica umuco gakondo cyangwa umuco wacu wo mu Rwanda. Aho ngaho nge mbona harimo ikibazo, kuko urubyiruko ntabwo ari ukureba ku mafaranga gusa, ahubwo ugomba kureba n'igihe ayo mafaranga adahari, ese uyu muntu tuzabana dute. Ni ukuvuga nta mumenya icyo umuntu atekereza, ariko hari ibikorwa cyangwa se karagita y'umuntu wareba inyuma ukabona ko ari umuntu koko uzubaka urugo igihe ayo mafaranga ahari, ndetse n'igihe adahari mukaba mwarwubakana. Ni ukuvuga rero ni urukundo. Ikindi bagomba kurebaho, ntabwo ni naho hava intandaro yo guterwa inda, ugasanga bagiye gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko babana. Niba ukunze umuhungu cyangwa se umuhungu akunda umukobwa, ntabwo yatekereje ko baryamana mbere y'uko babana. Bagomba kubanza gusohoza iby'amategeko ndetse yewe n'iby'idini cyangwa se itorero, kugira ngo babane neza nta mbogamizi, kuko ntawamenya yagutera iyo nda hanyuma akagusiga akigendera. Arakoze cyane. Ari ikindi kibazo rero turimo kwibaza muri no minsi tugendeye kuri ya programme bita Yes Fact. Nkaba ndimo kwibaza, ese haramutse nk'uko ku kigo cy'urubyiruko haboneka udukingirizo ku buntu, tukaba ari ikibazo turimo kwibaza, ubona gute kuba context cyangwa bya bikoresho bakoresha bagiye mu minsi y'abana b'abakobwa, ese bibaye ari ubuntu, ubona byamarira icy'urubyiruko cyangwa byamarira icy'abana b'abakobwa? Udukingirizo two rwose ku kigo cy'urubyiruko turahari, kandi kuko ni ubuntu. Urubyiruko, abajene bamaze kubimenyera, baraza bakadufata, usanga birabafasha kwirinda izo nda zidateganijwe, kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kuko abajene gutekereza ko agomba gukura amafaranga yo mu mufuka akajya mu iduka akagura agakingirizo, ntago uwo muco wari wabinjiramo. Ariko iyo azi ko hano ku kigo cy'urubyiruko aza akakabonera ubuntu kandi akakabona ari mu ibanga, kuko haracyarimo kwitinya, bituma agatwara kandi kakamugirira umumaro. Ni kimwe nuko habonetse biriya bikoresho za pads cyangwa se cotex bibafasha mu isuku y'abakobwa. Ni byiza bibonetse rwose, ari ubuntu, kuko ubushobozi buri hanze aha ngaha mu rubyiruko rwacu ntago bafite ubushobozi bwo kuba babigura. Ibyo birabatinyura, akumva yuko akajya mu bandi nta soni afite, kuko iyo bonye kiriya gikoresho ngo yikore isuku neza, bituma atanajya no mu bandi, bituma atitinyuka ngo anagaragaza uwo ari we, niyo mpano ye ayigaragare n'ubushobozi bwe bugaragare. Ahubwo aragenda agahera mu rugo, agahera mu ipfunwe, ariko bibonetse rwose akabibona bitamugoye, bituma nawe yumva afite imbaraga zo kugaragaza uwo ari we no kugaragaza icyo ashoboye.
Arakoze cyane rero kuri icyo kibazo twagendaga twibaza muri ino minsi. Ikindi kibazo tugiye gusorezaho, Yego Talent imaze kumarira iki ku kigo cy'urubyiruko nka hano, kubera yuko Yego Talent yaraje tubona amakompetisiyo Yego Talent ya mbere n'iyi ngiyi ni season ije, akaba ari umwana twamaze kuganira akatubwira ko ari umwana umaze kwiteza imbere agashinga kampani. Wowe nk'umubyeyi wareze uyu mwana urimo guteza abandi imana imbere, ubyiyumvamo ute? Ngewe biranshimisha cyane, yewe mpereye no kuri wowe iki kigo cy'urubyiruko, kuba uri umunyamakuru umbaza ibi bibazo, nuko wabonye umwanya wo kugira ngo impano yawe nawe igaragare. Yego Talent rero idufasha mu kugira ngo urubyiruko rugaragaze impano, hanyuma nibamara kugaragaza izo mpano zihabwe n'amanota ndetse zihabwe n'amafaranga. Sinavuga wenda ko ayo mafaranga ari menshi ku buryo ari abateza imbere, ariko iyo yagiye hamwe n'abandi akakompeta bituma nawe yitinyuka agakomeza. Niyo mpamvu rero dushimira uriya mujene CEO wa Yego Talent Rwanda, ni umujene wakuriye hano, tumushishikariza kwiteza imbere, tumushishikariza kugira ngo impano zitezwe imbere. Buriya rero yatubereye urugero rumwe rwakwerekwa n'abandi, kimwe nawe ni urugero muri ingero z'abandi bigaragaza ko abitabira ibikorwa by'urubyiruko, abitabira ikigo cy'urubyiruko atari ukwitabira gusa ngo batahe, ahubwo barakura mu mpano kandi zikabateza imbere. Nshishikariza n'urundi rubyiruko rutitabira ibikorwa by'urubyiruko aho biri mu gihugu ko bajya bitabira ibigo by'urubyiruko, kuko impano zitezwa imbere, ibiganiro bibashishikariza kwiteza imbere biba bihari, bituma bongera gutekereza bakabasha kubyaza umusaruro amahirwe bafite. Arakoze cyane rero, nakagaruka ni on TTV, mudukoreshe ya comment. Urakoze cyane. On TTV.